yigaruriye imitima ya benshi ku isi hose by'umwihariko muri Afurika, bikaba akarusho muri East Africa nko mu gihugu akomokamo Tanzania, u Rwanda, u Burundi, Uganda, South Africa, hose yagiye akora icyo bita kubaka umufana. Yahawe ama award menshi agiye atandukanye ahabwa abahanzi b'umwaka. Ejo bundi igihe yari ari mu Rwanda yaje guhura na His Excellence Paul Kagame, umutoza w'ikirenga intore zirusha intambwe, we tugiye kumuvugaho bwakira bugacya. Uyu igihe yahuraga na Perezida wa Repubulika Paul Kagame yatangaje ko ari ibintu byamukoze ku mutima cyane, ku buryo no muhanzi ngo numwe mu bastari dufite hanga muri East Africa bafite amafaranga. Usibye kuba ari uwa mbere muri East Africa, ni nawe wa mbere ku mugabane wa Afurika wose ufite abamukurikirana kuri YouTube benshi. Ibaze ko afite abasubscribers barenga miliyoni 11 ku rubuga rwe rwa YouTube. Arangwa no kubasa neza, yambaye ibyo bita ibyango, haba ku mikufi irenze, imisatsi myiza, tatuwaje umubiri wose, impeta z'ubwoko bwose zikoze mu mabuye y'agaciro, ndetse n'amenyo ashashagirana. Iyo yaje gukora igitaramo ahantu bakamushyira ku mwanya wa mbere mu bantu baraza kuperforminga, birangira babahanzi bose bashyizwe inyuma ye bataza guperforminga, kuko n'umuhanzi akigera kuri stage agaperforminga yigarurira imitima myinshi y'abafana, akabahereza ibyishimo, bityo abafana bakete bitahira nyuma yo guperforminga kwe. Byumvikana yuko babahanzi bashyizwe inyuma ye baraza kugera kuri stage basanga ari intebe n'abantu bake basigayemo. Uyu muhanzi rero nta wundi bamwita Diamond Platnumz. Nubwo ubu ngo babayeho mu buzima bwiza, gusa uno muhanzi Diamond Platnumz afite n'inkuru ibabaje ku buzima bwe bwa kera. Gusa nubwo ari umwe mu bahanzi ahangaha dufite muri East Africa bafite izina rinini, gusa kugira ngo abigireho ngo yaciye mu nzira z'amahwa. Ibaze ko uno muhanzi Diamond Platnumz ngo yigeze gukora akazi kazwi nko kuzunguza imyenda mu muhanda kugira ngo abone amafaranga amujyana muri studio kuri coding indirimbo. Nta mateka ashariye ku buzima bwe, nta mateka akakaye. Gusa ubu ngubu yamaze kwiyubaka, tumuzi nka Diamond Platnumz. Gusa ubundi Diamond Platnumz ubundi ni muntu ki? Ubuzima yanyuzemo bukakaye kugira ngo agire ahangaha ageze ni ubuhe? Ni rebanga yakoresheje. Ibi byose nibyo tugiye kureberaho muri kino kiganiro. Icyo isabwa nta kindi, kanda subscribe kuri ino channel, ufungure inzogera kugira ngo ibiganiro byiza nk'ibi ngibi bizabe bisohoka nawe ujye ubibona mu bambere. Uyu munsi tugiye kuganira ku mateka ku buzima bwa Diamond Platnumz, umuhanzi w'icyamamare ubu ngubu. Gusa mbere yuko dutangira ikiganiro banza ujye muri comment umbwire, ubundi Diamond Platnumz ku rutonde rw'abahanzi bafite izina rinini muri Afurika wamushyira ku mwanya wa kangahe? Ngiye tugiye kubona muri kino kiganiro banyita Promise niyo nagize, aka the king of this upward plus 250 234. Ni amazina nk'ay'indyankwe, gusa indyankwe iyo yeremeye kurya ibiti njye nanemeye kugusobanurira, nyita Messi. Ubundi Diamond Platnumz amazina ya nyayo yiswe n'ababyeyi be bamwita Nasiba Abdul Juma. Yavutse tariki 2 z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka w'1989. Papa w'umubyara bamwita Abdul Juma, naho mama w'umubyara bakamwita Sanura Kasim. Uyu kandi yamenyekanye nka Mama Dangote. Uyu Diamond Platnumz yavukiye mu gihugu cya Tanzania mu mujyi wa Dar es Salaam. Ni umwana umwe w'ikinege kuri bano babyeyi bombi, gusa aba babyeyi bagiye babyara abandi bana ku ruhande. Nasiba Abdul Juma cyangwa se Diamond Platnumz yatangaje ko akenshi papa we yatahaga yasinze akabatesha umutwe we na mama we. Ibyo ngibyo byahise biviramo gutandukana hagati ya papa we na mama we, asigarana na mama we ku giti cye, papa warabata. Igihe Diamond Platnumz yari afite imyaka 5 yahise ajya kwiga mu kigo cyitwa Yakura Bala Nasari. Noneho mu gihe ageze imyaka 6 yahise ajya kwiga mu kigo cy'amashuri abanza primaire cyitwa Tandari Magharibi Primary School. Ahangaha niyo yasoreje icyiciro cy'amashuri abanza. Mu bihumbi 2002 uyu Diamond Platnumz nibwo yatangiye kwiga segonderi. Gusa ngo ubu ngubu bwaruzima butoroshye kuri Diamond Platnumz kwa ko papa yari yabataye yarasigaranye na mama we gusa. 2006 Diamond Platnumz nibwo yarangije kwiga segonderi. Uyu Diamond Platnumz igihe yarangizaga kwiga segonderi ntago yahise ajya muri career y'umuziki kuko yabifataga nk'inzozi. Gusa uyu Platnumz igihe yigaga mu mwaka w'amashuri abanza mu mwaka wa 5 yaje kugaragaza impano ku ruhande rw'ikigo ngaza no gutsindira amarushanwa. Ibyo byari byo mu kigo akiri umwana, kuko ngo no muhanzi igihe yasohokaga muri segonderi yaje kugira hanze ubuzima bukakaye, ubushomeri buvuze ubuhuha, aza kwigira inama yo gucuruza imyenda. Uyu Diamond Platnumz ntabwo yacuruzaga imyenda mu isoko cyangwa se muri shop ye nk'ibisanzwe, ahubwo Diamond Platnumz yakoraga umwuga uzwi nko kuzunguza imyenda. Imyenda imwe ku rutugu, indi ku maboko, indi mu biganza, ukatakata mu muhanda ngo urebe niba hari uwakugurira iminsi yikomeze kwicuma. Mu mwaka w'ibihumbi 2007 uyu Diamond ngo yarafotoraga acuruza imyenda ndetse naririmba no mu bukwe. Ibi ngibi ngo yabikoraga kugira ngo arundanye udufaranga basi tuzamujyana muri studio kuri coding indirimbo. Gusa ngo kubera ubuzima yari arimo bwari bukakaye, ngaya amafaranga yose yamaraga n'ubundi bayakoresha mu rugo nk'ibisanzwe, haba guhaha ndetse n'ibindi. Mama Diamond Platnumz wamenyekanye cyane nka Mama Dangote yafashaga umuhungu we Nasiba Abdul Juma yivuye inyuma ku dufaranga toke yari afite, yaramupromotingaga
akaba nayo mpamvu Diamond Platnumz ahageze ubu ngubu atangaza yuko byose bikesha mama we, ko kandi amushimira ko yaramubaye hafi igihe yari ari mu buzima bukukaye kandi ubuzima bugoye. Imiryango yo kwa Diamond Platnumz yajyaga ibwira mama we ati ibyo bintu uri kujyanamo umuhungu wawe nta kintu bimaze, mbega nyine bari kumuca intege muri make, kuko ntago bumvaga ukuntu umwana yaba umuhanzi yumva ko bizavamo ikintu. Gusa nubwo bitagiraga icyo bitanga, gusa uyu mama Dangote yakomeje gufasha umuhungu we Nasiba Abdul Juma tuzi nka Diamond. Uyu Diamond Platnumz abonye ko udufaranga yari kubika nta kintu turi gutanga kugira ngo tumugeze muri studio, yaje no kuba yekigira inama yo gukora imico mibi gusa akabona amafaranga. Yaje kwigira inama yo gukina urusimbi. Gusa Nasiba Dangote Abdul Juma cyangwa se Diamond Platnumz aya mafaranga n'ubundi yakoraga mu gukina urusimbi, nubwo yari make gusa n'ubundi ntago bayabikaga kuko bayakoreshaga bakemura ibindi bibazo byo mu rugo nk'ibisanzwe. Bibaze ko Diamond Platnumz kugira ngo abone amafaranga yo kujya muri studio kuri recording indirimbo, mama wari we wafashe impeta ya zahabu akayigurisha. Ibi bigatuma Diamond Platnumz ahantu hose abari no mu bitaramo bigiye birenze, ahantu hose abari akunda kuba ari kumwe na mama we kandi amushimira byiteka yuko atazamutenguha. Nyuma y'igihe kinini Diamond Platnumz ataza ahantu azamenera mu muziki, yaje guhura no mu manager yitwa Shizzo Mapene. Ngo gusa Diamond Platnumz yahuraga n'uyu mu manager yitwa Shizzo Mapene, ngo yaje kwiyumvamo ibyiringiro bimurema agatima yuko basi yabona hamenera. Ngo ndetse uyu manager baje guhura baranahuza cyane, banapanga no gukorana album. Ngo gusa ntibyagenze neza, ngo iyi album ntiyaje gusohoka kubera ikibazo cya mikoro. Diamond yongeye kumva acitse intege, gusa mu gihe kitari gito nanone yagiye guhura n'undi mu manager yitwa Papa Musifa. Uyu Papa Musifa yamujyanye mu byumba bikora umuziki tuzi nka studio. Ngo Diamond Platnumz nibwo yari recordinze indirimbo yitwa Kamwambiye. Iyi ndirimbo Kamwambiye ni indirimbo yaje gukundwa n'abatari bake cyane ku buryo yanamuhinduye ubuzima, kubera ko yavugaga mu buzima bwe busanzwe. Iyi ndirimbo Diamond Platnumz yaje gutangaza ko impamvu yayikoze ahari umukobwa bakundanaga, uwo mukobwa yamucaga intege igihe Diamond Platnumz yajyaga amubwira yuko yibona yabaye umusitari, mbega inzozi ze zabaye impamo. Gusa ngo uwo mukobwa bidatinze ngo yaje kumukatira bitewe nuko Diamond Platnumz yakomezaga kuvuga ibyo bintu yuko azaba umusitari. Ahangaha niho rero Diamond Platnumz yakwiye igitekerezo cyo gukora iyo ndirimbo yitwa Kamwambiye. Uyu Diamond Platnumz yaje gukomeza gukorana n'umu manager witwa Shizzo, ku buryo ngo Diamond Platnumz ngo mu gihe kingana n'umwaka umwe yari amaze guhabwa igikombe cy'umuhanzi w'umwaka w'umugabo ndetse n'igikombe cy'indirimbo ya mbere y'umwaka mu gihugu cya Tanzania. Uyu Diamond Platnumz yaje no gukomeza gukora ku buryo yahawe n'ama award menshi n'igihugu cya Tanzania. Izo award yazihawe mu mwaka wa 2015. Ahangaha urugendo rwa Diamond Platnumz rwari rumaze kujya ku mucyo, inzozi ze zibona imbere ye. Uyu Diamond Platnumz yakomeje gukora mu mwaka wa 2015, 17, 18, 19, 2020 agenda yubaka izina gake gake rirushaho kuba rinini ndetse agenda anamenyekana henshi hagiye hatandukanye, kubera indirimbo yagendaga akora ubutumwa bw'abagabo burimo ndetse n'abahanzi benshi yagiye akorana n'amakorabo kandi ari abahanzi bagiye barenze. Uyu muhanzi Diamond Platnumz mu mwaka wa 2022 kuzamura nibwo yagiye aba umusitari noneho ufite izina rinini, ubwo yagiye akora indirimbo zagiye zikundwa cyane nk'iyitwa wa Tetema Inama, Yope n'iyitwa Babalawo, zose yagiye azikora zikaba amahiti, ndabizi ko n'izindi nyinshi mugiye muzizi. Uyu Diamond Platnumz avugwa no mu bihe by'urukundo ku nkuru nyinshi zitandukanye. Ibaze ko Diamond Platnumz yakundanye n'abakobwa barenga 6 ibihe bigiye bitandukanye. Uwa mbere bamwita Sara, ni wa wundi wakundanye na Diamond mu mwaka wa 2007 kugeza mu mwaka wa 2009. Uyu Diamond Platnumz yamushinzaga ubusinzi ku buryo ngo uyu mukobwa yatahaga yasinze, Diamond Platnumz akabona ko atari wa mugore uzamuviramo umumama mubirera abana. Uwa kabiri bamwita Wema Sepetu, bakundanye mu mwaka wa 2009 kugeza mu mwaka wa 2011. Uyu ni umukinnyi w'amafilimi kandi yakunzwe n'abatari bake mu gihugu cya Tanzania. Uwa gatatu bamwita Zari the Boost Lady, bakundanye n'imyaka irenga 4 ndetse babyarana n'abana babiri. Uwa mbere bamwita Princess Tifa, wavutse mu mwaka wa 2015 yari umukobwa. Uwa kabiri bamubyara mu mwaka wa 2016 bamwita Princess Nilan, yari umuhungu. Aba babiri bo baje no guhitingana cyane ku buryo ibinyamakuru byose byagiye byandika ku rukundo rwabo, Diamond ku ruhande rwa Diamond ndetse no ku ruhande rwa Zari. Gusa mu mwaka wa 2018 abangaba babiri bose bahise batandukana. Impamvu batandukanye nuko Zari yakekaga cyangwa se ashinza Diamond Platnumz yuko amuca inyuma ku bandi bagore. Gusa unyihanganira, hari ikintu nibagiye kukubwira kandi ntago nakubeshya. Kuri wa mugore wa kabiri nakubwiye yitwa Wema bakundanye, bo bakundanye mu mwaka wa 2009 bikarangira mu mwaka wa 2011. Uyu mukobwa batandukanye yuko yakuyemo inda ya Diamond Platnumz. Kwikomeza ku mukobwa wa kane yakundanye na Diamond Platnumz, uyu bamwita Hamisa Mubedo. Uyu nawe bagiye bacana mu bihe byiza ku buryo Diamond Platnumz yaje no kumukorera indirimbo yitwa Solome. Uyu mukobwa kandi baje no kubyarana umwana umwe bamwita Dylan na Sebo. Ibaze ko kandi Diamond Platnumz yaje kugira amakenga kuri no mukobwa yitwa Hamisa. Nuko uyu nguyu Diamond Platnumz yigiye inama yo gukoresha DNA kugira ngo asuzume neza niba umwana ari uwe. Twikomeze ku mukobwa wa gatandatu wakundanye na Diamond Platnumz.
Uyu mukobwa we bamwita Damasha Okeshi. Uyu mukobwa yakundanye na Diamond igihe yari afite imyaka 23 kandi yakomokaga mu gihugu cya Kenya. Baje no kubyarana umwana bamwita Saseba Junior. Urukundo rwa Diamond Platnumz ndetse n'uyu mukobwa rwaje kurangira mu mwaka wa 2021. Umukobwa wa gatatu wakundanye na Diamond Platnumz bamwita Zuchu. Uyu mukobwa baje no gukundana cyane bigera kure ku buryo baje no gukorana indirimbo nyinshi ndetse bana bahiti cyane kwa ko Diamond Platnumz yari umustar ndetse n'uyu mukobwa atangira kuzamuka izina rye mu muziki rigenda riba nini. Noneho bo bakabigwi neza ubona ko Diamond Platnumz none hagiye gutuza agakora urugo noneho rushyitse kugeza ubu ngubu Diamond ndetse na Zuchu bari mu rukundo. Ni naha ngaha dusuresha ikiganiro cyacu. Reka mbashimiye kuba mwagikurikiye. Kanda subscribe kuri noca n'ufungura inzogera kugira ngo ibiganiro byiza nk'ibi ngibi nizaye bisohoka nawe ujye ubibona mu bambere. Uyu munsi twaganiraga ku mateka ku buzima bw'umustar Diamond Platnumz wigaruriye imitima ya benshi hano ku isi by'umwihariko muri Afurika. Ni urugendo rw'ubuzima bwe butari bworoshye gusa yabashije kubucamo ahagaze ubu ngubu n'umugabo nyamugabo. Ndaje mu kanya n'ibindi biganiro byiza nk'ibi by'ubwenge jye mwabanaga muri kino kiganiro banyita Progress niyo nagize aka the king of this upward thrust ariko kizimo 234 ni amazina nk'ay'indyamo gusa indyamo yaremeye kurya ibiti kinaremeye kugusobanurira tamezi.